sun. ntabwo ujya umuhanda amaraso barasubira inyuma mu bwana ahubwo nibwo tugezeho dukundana. Erega mwabana ibi bituma umuntu atazana iminkanyari n'ubona tumeze dutya mu myaka dufite. abavuga ko bashatse abakera ma urabyivuga ubuki ntabwo wanabeshye kera habagaho abaranga none ngo siko kimeze ni za Facebook ni za TikTok ibintu bya Twitter n'ibyo. ariko mu kanya aguteye akajambo ugiye kubona umuntu ewa gusa n'ibiki yego ni mwiza wanjye ndishima ko ufite ababyeyi beza nawe kubera ko waturebeyeho uzajya ugenda ugira subona mukazana wabonye papa na mama ibyo bibi wacu rero iwacu ni inshuti yawe akanyamuneza mweshe wanjye nagira ngo mbere y'ibindi byose mubansurire ubundi dukomeze ubwo rero ibirori birakomeje birarimbanije ubwo rero ni nk'aho ariho bigiye gutangira neza ku mugaragaro ariko mbere yo gutangira haba gahunda zikurikira harimo turabanza dushima Imana niturangiza twibwirane ku mugaragaro hari benshi tutaziranye ikindi dufata amafunguro nk'ibisanzwe twizihiza no munsi mukuru wa Derek mbere ubwo rero yuko dutangira reka tubanze dusenga ubwo njye ni ibintu bya mama mama munsi turamuruhura iyo munsi nana reka dusabe mushiki wacu abanza aturagize mu isengesho rigufiya cyane kugira ngo tubone umwanya urambuye wo kwishimira ibi birori. mureke twubahe Imana dusenge. Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimira ineza yawe tugushimira urukundo watweretse ni ukuri turakwinginze ngo uze ube mu birori byacu by'uyu munsi kandi turagushimira ko wadufashije uyu muvandimwe akabasha kurangiza ishuri urakoze kuko uri Imana ishobora byose amen. Amen. Urakoze cyane. Sengesho nziza cyane. Nibyo yize. Nibyo yize. Ahora mu rusengero. Ahora mu rusengero. Gutanga. So ubwo nyuma yo gusenga rero ndumva twatangira twibwirana kugira ngo tumenye n'isano dupfana cyangwa niba hari umuntu utazwi hano amenyekane. Nanjye ndabona amashusho nubwo sana nari nsanzwe mbaza ariko hari abatazwi mu muryango. Sibyo? Ubwo genda bafasha kubamenyesha bonzi ubwo abatazwi Derek ashobora kubivugira. Siko bimeze? Okay. Uyu ni papa wa Derek watamuzi. Uyu ni mama wa Derek. Ubwo nabo ngabo. Nibo bamufashije kujya kuri no rwego. Ndakeka nta handi byaturutse tunabashimira cyane. Bamufashije no kubaho. Ubwo ikindi ni nabo ibyo byose ntabwo mwari musanzwe mubabona amaso ku maso ariko ibyo byose ajya bapostinga mukababona. Aba ngabo barivuga ni abasore bavuga ni nyuma aho nibwo turi bwumve ubwo usigaye Derek turamuzi ne waduhurije hano n'umuntu mwicaye ku ruhande. Nihereyeho rero jyewe nitwa Christian ngiye ndazwi hano muri no muryango cyane kuko nakuranye na Derek twariganye guhera primaire. Nanjye nitwa Kim inshuti ya Derek twigaga kuri kaminuza imwe. Wow. My man. Yes, you did it. Yes ashimwe. Amen. Nanjye ndumva MC yamvuga ko sindakura. Reka muvuge gato muziho aba bahungu rero baragendanaga nabo nkuko ndi mukuru wa Derek nari nsanzwe nzi inshuti yiwe. Uriya ni inshuti y'uyu musore ni inshuti ya Hakim. Ubwo nawe mu minsi mike bashaka kuduhuriza hamwe bakatubwira ikintu kizima. None se duhuriye mu nzira twavuga ngo uraho inshuti ya Derek na inshuti ya Hakim. Nta kibazo n'umusheri wanjye. Umusheri wawe. Niduha tubavuga ngo uraho sheri wa Hakim.
Oya, Izina bafite ni irihe? n'amazina. izina ni Kana. Kana. Yitwa Kana. Ubwo ntituzigiye kazabera gakuru. Karashya. Mu gukomeza rero reka dutangire, sinzi niba uriya muntu wo ku ruhande mwabumenye. Derek niwe naho ijambo kugira ngo amupresente gusa. Mwese mwiriwe neza. Ndagira ngo mbashimire kuba mwitabiriye graduation yanjye, ubutumire bwanjye muri mass communication, itangazamakuru. Burya mu buzima busanzwe, burya imisozi y'Imana uko nakuriye mu idini papa yanyigishije na mama, habaho imisozi 7. Hari umusozi wa business, hakaba n'umusozi wa entertainment, ndetse n'umusozi w'ubumana, hakaba n'umusozi wa birangibagiyeho gato, ariko ubundi ni imisozi 7 mu gikristo. So n'umusozi rero wa entertainment urahari, n'ubunyamakuru nawo urahari. Ndashima ko mass communication ibi nize ari ibintu bigezweho, amateleviziyo arahari, amaradiyo arahari, kandi bisigaye bihemba cyane. Papa na mama bifuzaga ko nakwiga engineering ariko imibare yabaye myinshi mu mutwe, ndavuga oya, ibi ntago ari ibintu mbambikatiyeho gato. Ariko ndashima ko umuhanda nafashe, inzira nafashe, n'amasomo nahisemo, burya icyambere no kunyura ababyeyi bagashyigikira abana babo mu masomo runaka. Umubyeyi afite icyo ashaka, ariko nawe ufite ikikorohera mu mutwe, uko papa yabitekereza cyangwa mama, ntago ari ku bwenge bwacu bwabiduhereza. Byangishije byinshi rero, Twabigushyigikiyemo umwana. kandi ndagira ngo mbashimire ma, ni ukuri Imana yahereza. Ndagukunda muhungu wanjye. Ndagira ngo rero tudatinze ndabihera hema. Hera gushaka. Ndagira ngo uyu mwari ahaguruke. Uyu rero papa, mama n'inshuti zanjye muri hano, ndagira ngo mubanzurire neza n'umukunzi wanjye. Umukunzi wanjye, ndagira ngo munyemerere yinjire mu muryango wacu mu mutima mwiza, mumwakire kandi mumumpere ishema, ndetse mumumpere impundu nyinshi, kuko bidatinze vuba aha, bidahindutse bifuza ko twazabona muri Kristo. Ndagira ngo rero abibwire, afite amazina meza y'ubwoko bwacu, ntabwo najya kure y'ubwoko bwacu ma. Murakoze, nishimye cyane kubana namwe, uko yabibabwiye niko biri. Nabakunze cyane, muri ababyeyi beza, mwarakoze kwigisha umuhungu wanyu. Ni abana benshi hanze batize kandi bakeneye kujya mu ishuri, rero kuba mwararwanya ishyaka akiga ni ubutwari bukomeye, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Nanjye nitwa Tesi, nk'uko yababwiye nyine yabibasobanuriye. Nishimye, nanjye nabakire nk'ababyeyi banjye. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha, turagira ibirori byiza ndabizi. Nabishimiye cyane, mwakoze igikorwa cy'ubutwari, muri ababyeyi b'intangarugero. Imana yo mu ijuru izabahereza umugisha. Nishimye cyane, nabakire cyane, umutima wanjye ndishimye. Nanjye nifuza ko mwambera ababyeyi mukanyakira mu muryango, nk'uko yabibabwiye. Ni iminsi mike cyane nyine mukabona ikintu gikomeye cyane, natwe mukazaba mutwicariye nka gutya. Murakoze cyane, ibirori biraba byiza cyane. Imana ibifashemo, murakoze cyane. Have a seat. Thank you. Ndagira ngo rero tudatinze mwese mbashimire. Ibindi reka mbirekere MC akomeze, turagaruka mu kanya. Murakoze cyane. Abantu ntabwo amadini yigera. Derek rero natwe twese turakoze. Hano ndabona buri kimwe cyose gihari, karibu kuri buri kimwe cyose ubashije.
ikijyanye kikunyuze kariho hano ibintu byose birahari. Uyu ni umunsi wateguwe neza ukagaragara yarawuteguye, urumva imyaka yose ishize atangiye kuva primaire kuva maternelle. Ayo ni umunsi wawe. Reka dukore kano kantu rero ko kwizihiza. Ababishoboye bajye juru dukore agatosi. Ushoboye guhaguruka yahaguruka tugakora. Ndabona uyu nguyu ari budufashemo mu gikorwa runaka. Reka turebe kuri iyi ntango batugeneye kuri uyu munsi. Ubwo murazi igikurikiro ni 1, 2, congratulations and celebration. Hey. Congratulations and celebration. Amen, amen. I'm so happy, guys. Wow, wow, wow. This is amazing. Mbega umunsi mwiza. Mwana uragitsinze. Cyane mama. Derek ni umukozi cyane. Ariko ni n'umuhanga kuva na kera kiri umwana. nanjye nabashyikiriye ariko ibi ngibi babyiga mu ishuri nabyo gupfundwa kuriya Cyangwa nabyo bikajyana. Ni umuhanga. Umuhanga cyane. Thank you so much. Niko barabyigira. MC uri umuhanga muri byose se ibintu byose ibi nabibayemo cyane. Reka duhaguruke duhane cheers kuri uyu munsi mwiza. Buri umwe n'uwe cyangwa buri umwe n'umugeni. ushobora no kubuza twese Wagira ngo turakora toast ebyiri. yes Toast ya mbere turakora toast ku babyeyi banjye banyibarutse bakama n'amahirwe yo kwiga. Toast turi bwongere gukora ya kabiri ni toast ijyanye n'aya masomo. Imana yanyishimira cyane kuko nahise mbona n'akazi. So mbona bakari ibintu byinshi cyane n'umukunzi. Turakora toast zibaye eshatu. Twagiye 1, 2, 3 toast ku babyeyi banjye mwarakoze cyane. Reka tunywemo. Tujye kuri toast. Ashimira Imana. Toast tujye gukora iyi ni toast ko nabonye akazi. Nkaba naguraduatinze ntago babyoroshye. cyane. Toast. Cheers. Murakoze cyane. Toast ya nyuma rero ngira ngo mbashimire mwese kandi twaguke mu muryango. Ni toast Imana ibikure muri girlfriend, ibikure mu mukunzi, ibishyire mu rubavu rwanjye rwa 10. Umugabo agira imbavu 9, ngira urubavu rwa 10. usubire mu ishuri sha Ya mibare se. Ya mibare Zira 12. Ariko ntacyo. nibyo Nimba muzingaye ma 12. oya umugabo afite 9 hanyuma iyo abonye urubavu rwa 10 niko kabavu ka 10. Urubavu rumwe nibwo Imana yamukuyemo ikoramo umugore. Umugabo rero agira 9 umugore akagira 10. reka dogiteri adufashe Dogiteri reka dufashe. Ubu umugore agira umugabo agira 12 bakamukuramo rumwe akajya 11 Yes. Reka. Yes. Umugore ugagira zingahe? abagira izuzuye Agira izuzuye. Zingahe? 12. Ntabwo bishoboka. None umugabo akagira 11. MC. Ngomero ukatwariga. Aya nare ibi. Umusore yigiye ibindi. Ariko tubonye uwize ibyo no mudogo. Hano habe 5. Hano hakabenye. Mushatse mwazibara. Turi seriye kandi. Kubera umugabo ariko agomba kugira nkeya. Nyine umugabo afite 9 urwa 10 rw'Imana yamukuye. Okay, sawa. Iyo ni dovari yabo kuri buri muntu. Nagira ngo rero dukore tosi ku rubavu rwanjye rwa 10 mu izina rya Yesu Kristo wa twese. Amen. Tosi. Mama. Karame. Kuri. Ndishimye mwana, ndishimye. Murakoze cyane buri umwe wese akwisubira mu byicaro byiwe. Karengetse. Yego. Ndabashimiye cyane rero. Dukomeze turyoherwe. So mpikaze rero ababyeyi bawe nabo bagira icyo bakubwira
niba batubwira ku rugendo natubwira kuri buri kimwe cyose nibo bakuzi guhera ukivuka kugeza ubu ngubu. So tubahaye ikaze tunabashimira ku burere mwagize mukaba mwaramufasha akajya kuri no rwego. Karibu cyane. Urakoze cyane mwese w'umusango, ariko munyemerere iri jambo rivuga mpagurutse. Urakoze cyane. Mbere na mbere reka manze nshima Imana yaturemye ikatunyuzamo Derike, uyu munsi nawe akaba ariho, akaba ageze no ku rwego rwiza. Wa Mana uhabwa icyubahiro. Reka mfate n'akanya nanone nongere nshimire mwebwe mwese mwaje muri pati ya Derike asoza amasomo. Nongere nshimire Derike wabanye neza, uragaragiwe, ndetse niyo mpamvu wicaye aha ngaha. Ujye ushima Imana sha, mujye mumfasha gushima. Reka nce grosso modo mu rugendo rwa Derike. Derike yatwiswe amezi 9 no kuvuka ntawe yigeze agorana cyane, mbese yaduhesheje umugisha kandi nawe n'umunyamugisha. Deri uri umunyamugisha. Yize amashuri abanza ayiga neza, ayiga ari umuhanga. Nubwo twatundi twabana tutajya tubura, hari igihe yabaga uwa mbere ubundi akaza ari uwa kabiri kubera kurangara, ariko umwanya navuga mubi yagiyeho yize kuza ari uwa 4. Icyo gihe urabyibuka ukuntu byagenze sha, urabyibuka icyo gihe ikiboko cyari kicyemewe. Uyu munsi rero ya graduatinze. Deri nyemerera uhaguruke mbanze ngukore mu ntoki. Maze ujye mbere muhungu wanjye, ni ukuri ko Imana iguha umugisha, ikurinde amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ikurinde ikibi, iguha ibyiza. Icara. Uyu munsi rero ushoje amashuri yawe, wa graduatinze muri mass communication, ariko ntugire ngo birarangiye. Hoya ntabwo birangiye. Ubu nibwo ugiye gutangira, urugendo, rukakaye, uyu munsi wari ukiri mu biganza by'ababyeyi. Nubwo uri umugabo ariko ngo nta mwana ukura ku babyeyi. Umwana ahora ari umwana, kandi turi hano ku bwawe Derike. Komeza ugubwe neza kandi Uwiteka duhana umugisha twese. Amin. Papa arakoze cyane, Derike arakoze cyane ku mpanuro nziza ahaye Derike. Natwe twumvira abasore ndetse n'inkumi ziri hano, turabashimiye papa, turabashimiye cyane kubw'umwanya, kubwitange mwatugaragarije kuva Derike yavuka. Sinzi niba ari icyo mama yarenzaho cyangwa byakomeza gutya. Derike akomeze yihangana, afata umutima, hari byinshi baba baranyuzemo bizwi. Urakoze cyane wanyibukije. Umugore wanjye haguruka mbanze ngushimire. Urakoze cyane, uvuze akantu numva karanyuze, numva urankorogoshoye. Ariko shamenya nawe usiga warakuze, nawe warakuze urebye kure. Uyu mukobwa ureba hano, uyu yambereye umwana mwiza.
yambereye umugore ankorera ibyo mama atankorera. Urabyumva sha? Nawe urabyumva? Ariko ntacyo ufite cyo kuvuga kuri umunsi w'umwana wawe? Ntakibura se. Uribuka ko uribuka ujya mu ngunu ugashimashima ugiye kumubyara? Ntabwo ntakibura. Mwabana mwe muzubaha ababyeyi banyu, cyane cyane abamama ba nyoko bababyara murabagora. Uzi ko kugendana amezi 9 mu nda, uzi yagiye kukubyara ukuntu n'Imana yarabibuse. Umwanya ni wawe mwiza wanjye. Murakoze cyane kuri uyu munsi w'ibyishimo. Mbere na mbere ndashimira sheri wanjye, ariwe mutware wanjye. Mubanze mumumpera amashyi. Mumuhaye make ntago araye marashakaga. Ariko mwayampaye barayanje. Burya ingo nyinshi ukuntu zibanyeho hari izidafite ibyishimo nk'ibi tugira mu rugo rwacu, ariko twebwe turishima yaba mu byiza cyangwa no mu bibi tubijyanamo neza. Haleluya. Kuri uyu munsi rero umutware wanjye mpaye ijambo, kandi koko ni byiza. Amazina anyita ni menshi, yaraniza anyita flower nk'uko nyine anyita ururabyo rwe, kandi nanjye nkabyishimira nk'abafiyeri yabyo. Ubwo rero urwo rukundo twakundanyemo nirwo Nyagasani yaruhaye umugisha, ruvamo urundi rubuto rw'umugisha ari rwo Derike. Twabanye neza, urumva ko nyine yahise aza mu nda yanjye, ngewe ndatangira akiri mu nda. Yari umwana dukunda kuganira cyane, akunda gutera imigeri, naba nishimyaga nkumva hari ukuntu bigenze tukiganirira koko. Ubwo tubana amezi 9, ubwo ku munsi wo kujya muri maternité nibwo nagiye nyine, Imana iramfasha mbona impaye imfura rwose y'umuhungu. Ibyo ni ibintu nashimiye Imana. Njye n'umutware wanjye twibaruka umwana w'umuhungu gutyo. Urugendo rwa Derek rero yari umwana ushabutse, yari wa mwana ufata mu mutwe. Urareba ko abandi bana ujya kubona ukabona atinze nko gutera udutambwe ahaguruka, ariko yahagurukanye imbaduko. Nanjye mwana mpora ngufatiye iry'iburyo kugira ngo ahantu aho ariho hose, aho uzajya ukomanga hose, Imana ijye hakubera, ikugenda imbere. Ibyo navuga ni byinshi kuri Derek, ibindi byo tuzagumya tubiganire. Irindi terambere ryose ndari kwifurije mwana wanjye. Ndagukunda Derek. Amashyi mwayatwimye mwababajwe na papa na mama ukundana n'umwana we. Umukazana uzaza nta kizaza azatugeraho, sibyo? Ndagukunda mama. Nanjye ndagukunda masani. Ndagukunda papa. Ndagukunda nanjye muhungu wanjye. Amashyi ku mwana. Agira ngo rero sinzi niba Yego twakomerezaho nta kibazo, mu mwanya usigaye tukawarira kwishima tunategereza bimwe mu bitarahagera. agira ngo rero mwese uko muri aha ubu twiganye, ndagushimira cyane n'umufasha wawe Kami, ndagushimira cyane brother MC, byinshi twacanye. Bariya nakuze n'umwana ukubaganamo gake, nari umuntu ukubaganamo ku buryo papa yaramburaga agasanga ubunisha nko hejuru yo ndi muri siringi hejuru, ariko mama akaza akankiza. Hari igihe papa ageze kurwara amaso
ariko uribuka mpamvu mubona yambaye izi rinete uribuka papa araza nari ndi mu gikoni icyo gihe twari dufite igikoni cy'amashyiga yo hanze papa araza aje kunkubita kumenge wendi hejuru nkuriye ku rugi ndatandaraje gutya noneho papa akajya kubita namwe ndi mu mashyiga papa akajya kubita amashyiga arakubise aramena uwo munsi twaraburaye abanje ngo urabyibuka ko ishyiga rimwe yararimena arafite agakoni yagenderagaho agashima n'akamaso yawe yongera ukabona abaganga barakuvuye urakira urabona ndagushimira cyane mama nagushaka kutigeze mu bintu mu byiza twarabana kandi mwarigomwe byinshi kugira ngo nige ngere hano degree diploma narayibonye mbahungu mbonye masters ndakomeza ndiga muremera murambwira genda ushake masters ibi ntago bihagije ndagira ngo mbabwire ko ipapuro byose bifite no kwanariza mass communication ntago bivuze ko ndi umunyamakuru wa showbiz oya nsoma amakuru mama nzajya nica kuri televiziyo nsoma amakuru mumbone nsoma amakuru y'igihugu ibyapfuye ku isi hirya no hino kuri televiziyo y'igihugu kuri kano gasozi nitwe tugeze umwana urangije iri shuri nanjye nzajya uhita ugura imodoka cyane nanjye nzajya nyigendamo imodoka niyo ngomba kuyigura mbere y'ibindi byo ni njyewe nzajya ngenda mbapera yego hanyuma rero ndagira ngo ntatinze mumbabarire mureke icyubahiro tugihereza imana mureke icyubahiro tugihe imana kuko byose ni ukubera imana mana warakoze ndagushimira kuri buri kimwe kugira ngo mana ngushimire haleluya haleluya ndagira ngo munterere amen haleluya haleluya urakoze mwami Yesu nkuko mwavuze ngo mama na papa nakundaga imana urugo ndagira ngo mwabana mwe mwigeze mumbona nsenga imbere yacu akwagira ngo Uwiteka Imana bahereza umugisha nzi imana nzi icyo ari cyo imana yakoze ibi n'ibirenze bizabikora kuri mwe namwe kandi abifuriza neza mwangiriye kibagirirwaho ndagira ngo mana mwami Yesu utakwizera azakwizera utazi neza watugiriye mwana iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza yawe nkiriho mu bibi no mu bikomeye nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza nzavuga iyo neza yawe nkiriho data mwami ijambo ryawe ritubwira ngo ibyo wibwira kutugirira ni byiza si bibi data uyu muryango nagira ngo twaguke ibivu muri uyu muryango byaguka handi kurusha data nagira ngo urugo rwacu uruhereze umugisha data nagira ngo n'umufasha wanje uzaza muri uru rugo arebere hazaba umufasha mwe haleluya yo kubiteka amana nziza buri muntu uri muri uru rugo umwagure da afite ari umuntu wabo batariga bazige baminuza mbaturiyeho umugisha mbaturiyeho kwiga mbaturiyeho kugirwa neza amaraso ya Kristo abagote idini byose baba basenga mu izina rya Yesu data mwayi nkiza dutiza ababyeyi abagifite ababyeyi bakomeze kubaho mubyeyi ko yabasa kose ni umubyeyi afite icyo avuze mubyeyi ko yabangana kose mu bukere mu bino mu byiza data mwami dutiza ababyeyi abadafite ababyeyi nawe nyagasani mwami bahumurize mu izina rya data Kristo reka ineza yawe bayimenye reka urubyiruko data mwami rukiri mu mashuri rwige ruminuze barinde urumogi barinde ubusambanyi ubahereze nyagasani kugera kuri gorozi zabo nta kivuna nk'umwana mubyeyi kwisha buri kimwe cyose umwana akagaruka yarabaye ikirara uwo mwuka turawirukanye mu izina rya Yesu uwo mwuka turawirukanye mu izina rya Yesu turifuza ibifatika ibidafatika turabikuraho mu izina rya Yesu haleluya amen haleluya amen reka dufatane mu biganza dusenge ndagira ngo twese duhaguruke dufatane mu biganza dusenge twiyaturireho umugisha imbabazi zawe nanjye nzibera mu kubaho kwawe. Murakoze cyane. Haleluya.
ndagira ngo munyemerere nakwicara. Yego. urakoze cyane Derek kutwegereza Imana. Ubu tugeze mu kanya keza, nta birori bitagira umutsima. Umutsima rero reka dusabe kandi agende hariya utuzanire tuwukate. Ubwo rero nyuma yo kuwukata no kuwusangira, abafite impano barajya ejuru bazihereze Derek. Ubwo nyuma yaho ndumva isengesho Derek arivugiye rimwe, ababibashije ntabwo baba bamenye barataha nta kibazo, abandi dusigare twiyakira cyangwa twinegura. Mbashimira bamwe abigomwe kuri uno munsi, ntibyoroshye, dukomeze twishime. Murakoze cyane. Twaba tuganira mu matsinda nk'uko twaje. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Reka adufashe utaragenda kana utuzanire n'icyuma wenda na serviette kuryo abikorera rimwe. Kera twabyitaga urutamyi. Urutamyi nirwo rwakataga. Abana bose barabizi. Urutamyi nirwo rwakataga umutsima. Sigarana urwibutso. Reka uducanire rero uriya mutsima ubundi Yego fire fire. Mwana ucana witsonzo ndaje. Kwenda bigora. Congratulations! A celebration! A twa 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 kata 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 cake kata kata. Ndagira ngo rero munyemereye buri muntu wese amaboko yacu hano yakwirwaho. Ndagira ngo papa na mama mwegere hano. Aya ni amashuri yacu, ibitabo byose uyu munsi ndabikase sinzabisubiramo. Aya makayitu yakatagure. Kaya makayitu yakatagure. Tuyakatagure. Oya. Papa fata gutya. Akaba abanyeshuri bajugunye ibitabo. Mama fata. Yego. Turahera gutya. 1 2 3 Haleluya. Ndabashimiye cyane. Ngira ngo bashaka noneho papa mwakwicarira, mama mwakwicara. Kata 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 cake kata 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 kata. Ariko musi wishimye mwana wawe. No, it's your day. Very happy. Kata. Cyane ibi yajyaga mbyinira buri. Ntabwo rero nawe bahamagare. Musi wanjye se. No wawe. Ahubwo wiyongere. Naryoshye. Kugira ngo mbanze susumye keke. Muze hano bashite bana. Papa. Ako gace tumejikata
Kata. Tumejikata? Umejikata? Kata. Okay. Buri muntu amefuata hano. Tumeendelea? Tuende. Uko tayari? Tuliimbe gute? Kata keke. Kata. Kata Keke. Kata. 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 Deriki. Kata. 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 Yokanyaga. Amashuri yokanyaga. Inara yeretewe. Mwizina rya Yesu. Aiwe. Aiwe. Kata. 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 Wo 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 wo. Kata. Wo 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 wo. Kata. Aiwe. 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 Jenze biti byishimo sha. Reba naho ngaho babigusize mwana. Murakoze cyane. Reka Derike, murakoze mwese, reka tugeze umwanya wo gutanga impano. Nazo zirahari. Ubwo ufite impano yagejuru. Bagire vuba. Karibu Izo cyane. mpano imani zizane. Zizane. Izo mpano imani zizane. Zizane. N'imana zuzuye amafaranga. Ndayashoshe. Derek, inshuti yanjye rero twabanye igihe kinini, kuri uyu munsi wawe ukomeye ntabwo nari kuza amaboko masa. Hano nakugeneye impano rero, akira kandi komeze kuryoherwa. Arakoze cyane ati tugeze ku impano. Umusaza yari yambwiye ngo nabo bafite impano nibagejuru bare ko wayimuhereza. Mumpe umunota umwe. Ngiye nicyo mvuga. Amanaga. Maso. En premier lieu, ndagira ngo iyi mpano ubona hano, umuhungu wacu ntacyo twakwimye, ari iby'agaciro, ari n'ibindi byose twarabiguhaye. Kuri uyu munsi rero ushobora gusanga ikirimo hano atari kinini, ariko ugihera agaciro ko ugihawe n'ababyeyi kandi bagukunda. Yego pa. Igira hino wakiriye impano. Murakoze papa. Enjoy it. Ikindi njye na mama wawe mu byo twaraguhaye byose, sinzi hari ni surprise turaza kuza kuyikwereka tuguha n'imfunguzo z'inzu. Wow 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 wow. Mama. Ndonde navutse. Mwakira ibintu rwose. Ibintu ni ibyanyu. Ibintu ni ibyanyu. Mumpaye nizo. Hallelujah. Hallelujah. Mama. Mbaramo gutya gato papa. Shyira amaboko papa. Mumpaye n'imfunguzo. Hallelujah. Imana ibahe umugisha. Yesu abampera umugisha. Papa. Basa wumva ukuntu amakaye aryoha. Ndayazi uretse ko ntari nyaherutse ariko ndayazi sha. Aha. Papa. Wow, mwarakoze. wow. Mwarakoze kuri buri kimwe. Shyira mu ruhara sha. Arakoze Derike twamusaba kwicara. Nagira ngo papa mbaze mufate. Iyo foto turayishaka. Photographe iyo foto. Derike twamusaba. Urakoze cyane. Derike twamusaba gusubira mu byicaro tugasoza. Ubu ngubu rero uwataha ntabwo yaba amennye, duhaye uburenganzira ku mugaragaro buri umwe wese washaka gutaha. Reka turyo show. Can I be your superhero?
bad man. Yeah, man. Wagwan man. Man. Ndaguherekeza abantu. Niko bimeze man, wakoresheje ikiro niko bigomba kumera. Umva. Baba ndajya maze ngushimire first of all. Thank you man. Wahambereye umuvandimwe. Yes, you funny. Bless up. That's amazing. Usikabye na wewe jurari bari. Musa. Ako man, uri mayibobo man. Urabifatira kuriye neza. Uziko nagendaga gucikwa man. Nawe uragenda urateranyikiriza. Amen. Amen. Ese ko ariko mwari mwabigize. Ntago ba amen kandi yemba mena man. None se uno mwana ko atari we narinzi man. Kiri cyo cyana kigezweho. It's the new product. Wa undi wari usanga mwe. Nyash. Hari igihe ndi umusore mwiza man. Mfite amashuri yanjye, mfite amafaranga, ntago najya ku gakobwa kamwe man. Indyo imwe irahitisha. Berike. Is not bad. Uri ikirara kabisa. Neza ababyeyi uragenda ukabashira mu nzara neza ukabafata ukabakomeza. Naho papa we. Papa ati umwana wanjye mama arasenga. Me, when I say I'm the king of the product, I'm king of umwana. Man, ibyo byihorera. Ibyo byihorera n'akazi kawe daraga facture ariko je na checkinze nsanga niko. Naona nta kibazo. Ubwo nugira ikibazo umbwire nkomeho. Umbijana naco. Iyo ntacyo bivuze man. Bamwe barye naye bakongere. Ikindi gikurikiye aho ngaho. Yamanda agira ngo ubwire ko kari akana kari kambaye moto kuriya mutipe naho ugomba kugakoba bro. Man, akazi kawe man, je genda wishyire facture je. Kumba kana after party. Genda wishyire facture man. Bless up man. Yeah man. Rero ni impano zanjye zose wazitaye hano. Can I be your superhero? Baby. You're so good. Thank you. Thank you for everything. Wakoze cyane. Appreciate. Ariko nawe rero mu byo twahise after graduation yose ugashaka kujya mu itoma graduating 2 times at a go. Yeah, did that. I'm the king of this product. No mwami wa product. Mvuye kuri gauni nkubiseho garo. Anyway, Rukunda. Come here. Love you so much. Ndumva nta mbaraga mfite. Urabizi igihe twatahiye. Sindana nk'icyayi. Nawe mfite amaguru meza. Ayakora ka massage. Ubu gahunda njye nawe forever. Nakandi gakobwa bagomba kutwegera cyangwa kutumenyera. I promise you that. Nuko bisangira imana. Urumva udari interested. Mva afite umunaniro. Urabizi ko natashye ndushye. Twabyinnye dukora man after party none yarirenze. Mfite umunaniro. Siko nta kintu uvuga. Ntabwo wishimye. Siko agiye mu kanya gukaraga. Nukuri jya gukorera indi party. Are you serious? Enough is enough. Don't do that. Anyuzwe, thank you. Appreciate. Kandi. This means a lot. Right? Yeah. You're so beautiful. Thank you. Uri kwihuteza. Anyemeje. I like baby. I like everything.
ngenda shaka tubigire seri ibintu nibigarukire hano. So amezi yose tumaranye 6. Reka amezi 6 tumaranye ni igihe kinini, ntabwo navuga ngo ntabwo biri cyetse niba wowe utari serious cyangwa wenda hari ikindi kintu wamishe. Ni imyaka ine twayemo. But all depends. It all depends on what you want. Niwe mukobwa wenyine, I promise you that I won't love for the rest of my life. Right? And I promise ko nawe uzakubivangira. Ndabizi naba ni ikigoryi, abo nari igicucu. Ndamutse mvuye ku mukobwa mwiza nkawe nkajya kuvanga n'ibindi bikobwa by'Ikigali. Ubona ayashuri kari we gusa. Right? I promise you. Promising ko nta wundi. I promise you. I promise you ko nta wundi. Let's enjoy the life. You see this life that we have. There is balance between us. When there is no balance, there is balance. Ako ni gute umusore kanjye nasiga umukobwa mwiza nkawe nkajya mbiri bikori. Nizika abagabo batajya banyurwa. Nuko njye nibaza ni gute umuhungu aterita abakobwa 2 cyangwa 3 akabatindika. This is all. Aya niyo magambo twirega tubumvamo. I'm a different person, baby. Ndatandukanye. I'm another problem. This is another problem. What you say? Yeah. You trust? I'm the only King Kong. Fata with peace and love. The man from another mother. How was last night? It was so good. Right. Yeah. Did you enjoy? I enjoyed. Mami yakubonye yishima. Dada yishima. Hako nabonye bari batunguwe rero sinzi impamvu. Abasaza bajya batungurwa. Ntabwo baba bazi ibintu biri muri no mihanda nyuma. Ubwo ushaka ko nawe umuhungu akikabonye cyane cyiza. Wallahi, I know my parents, that's how they act most of the time. They be like, hey, ntabwo twakwemera ko dirikari akwigondera ukiya mukobwa. Abura bavuga aracyari umwana iki. So ntabwo babazi imigisha inyuma. Really? Oh, but you're beautiful. Nyine niko mama nakubura aba nyine nabonye bari kutangara. Nyine akagira akandi bakarebana. Nyine nabirebaga ariko ahubwo reka mbere anaryamire no kwirya. Wabyutse ukareba hano ukajya kukunera umugongo. Mbende kandyame pije. Imicomo uzikajya ngo warayireba wenyine ntabwo turi kumwe. Umuntu abakeneye kuryamisha ubavurundi rw'umunsi ngiye nabishyire. Shawe igira nawe. Nese basi wa mwana nabonye wangaha ukorera ibyaye ari yego. Cyangwa nje kukitekera. Wamva naguyabanyije. Basi ukeneye massage. Niba nanga. Oh. Akubona bimwe ntukigire nkaho n'ababaye. Komeza be, komeza. Chérie. Komeza. Sweetheart. Jesus. Ndarota. It's not what you think it is. Hi. Baby, ni biki kubona? Uretse gato. Dali, nuko ntabwo ari bitekerezo. Just after party. Let me help you. Please, we did a... I beg, please. Hi. It's not what you think. Just to do him after party. I swear to God, I'm sorry. Ari kugira umutima cyangwa nawe ufite. No! Babe, it's not what you think it is. Papa, let it. Takwingiza, basi haguruka hano hasi. Urumugome.
uri umugome. Uri umugome. Asa please. Ciye bugufi bwawe. Mbabarira ndakwinginze. Please. Stop crying. You don't deserve it. Mbabarira bega kurira. I beg mbabarira. Basi mbabarira utara kubisubiramo. Mama, tujye muri service tubivuga. Wait. Mbabarira. What should I do? Okay, wishimye. Okay. Basi reka turaza kubivuga. Ngiyi impano ndabona wishimye. Uriya niwe mubyara wawe. Uriya niwe mubyara wawe. Nabonye ku mafoto ya graduation. Urakoze. Yesu. No. Anjye. Birahagije. Birahagije. Tuvuga no bisa. I can talk. Ugatuma nkubwira nabi, sibyo? Birahagije. Graduation yagenze neza, nabibonye mubyara wawe arahari, mukomeze mufite. Mbonye ko nta mwanya afite hano. Dali. Ndiko mana, ibi bintu mbonye kuko ni ibiki? Arasamana iki? Ntabwo nari nizeye bino bintu ko bishobora kumbaho. Bikisi. Hanyuma wowe tugiye kuri umwere. Hari impeta dufitanye byibuze ku buryo wahiturira aka kanya. Am I the only guy in your gallery? Am I the only guy in your contacts? Ariko mana, ntabwo abantu bagifite umuntu umwe. Ariko you know me and you uko twatumize. You understand? Ntabwo bizi. None tuvuge ko muri telefone yawe umusore arya musore gusa. None si umukobwa urabona badafite urukundo nk'ubwo abandi bafite. I love you. Alright? Yagiye basirika we musigarana. I'm sorry for that. Ibi ni ibiki? Hey, stop it, please. Mwubahire, she's my ex for 4 years. Ubu ngubu amaze kuba ex wanjye tuvuga. Right, ahubwo we can sort this out. Ibi nibyo wambwiraga. We can sort this out. Ibi nibyo wambwiraga ngo duhane iki? We can. Wandekuye nje. Stop it. Right now we can make it me and you. Uriya yagiye amaze kuba ex. Ndekura. Ntabwo ndi umukobwa usuzugurwa bigeze hano. I know I've made a mistake. I can correct it, right? Ibi nibyo wansezeranyaga. I'm sorry. Ibi nibyo wansezeranyaga. Umbwira ubusa. I'm sorry, babe. Do whatever you want, but I wish I could kubura wowe. I promise. If we can make this right. I don't want you to go. Come here. No, mushaka. Please, don't leave me. Please, stop me. Ndasigara nandi. Sigarane. I can't. You said you love me, fight for me. Wavuze kunkunda ndwanirira. Love yawe se ni musunga. Ibikibujyaga. Bakuzaniye gift ziki? Wari kuzabimenya. Bakuzaniye gift ziki? Ntabwo ndi umuntu. Yamenyereye icyumba yirirwa afungura. Nari kuzabikubwira. Nta mutima ufite. Nahita ninago. No. I wanted your trust. Nashaka ko banza kukumenya. Nkamenya ukuri kwawe, nkamenya uburiwe. Nkaza gusobanurira. Ntabwo nakimukundaga. Naragukunze nawe none reba ibintu nyeretse. Itumeze n'ubundi mu gihe twakunanaga yaza no leave me. Cyangwa uzi ngo ntabwo numvise. I can explain. Okay, ushobora kumva. Now, remember what I did. I promise. I'm gonna change for you, right? I'm gonna change for you, baby. Mbabure kikuye. Twaturi mu byishimo tubihimana. Nesheje igihe. Iyo mito nyakunkoraho. Kandi gusa tunyuka avuga gutira ibyishimo twaraye. Nyakunkoraho. Fly away
barabizi se ntabwo nigeze mbabwira mani ko turi bubonane nababwira ati ndabashaka kandi nabwiye umwe umwe ku giti cye nubwo bagiye kuza nta n'umwe uzi gahunda bazi ko ari gahunda dufitanye gusa ahubwo baranyirenza mani mfashe byibuze ariko se yaje atakubwiye mani babi nta na kimwe narizi ntabwo ari nzi rwose kazaza umuntu w'umugabo icyakunyereka ukuntu warebaga kabisa none se ko wari uherekeje uriya mukobwa byagenze byiborera mani ndetse bite Ni byiza Christian. bo Tansuhuza. Amakuru se? ni meza come on I miss you Kuri kumwe na Derek hano. ni ikibazo Derek nyine yifuje ko duhura nanjye Naringize ngo umpamagariye kungurira none urampamagaye kugira ngo nze moya na Derek. nabyo birabatese biraba kabisa amishiti se So uragira ngo bigende biti. icyo nashakaga nashango duhure tuganire Hako wari bubimbwire nkamenya n'umuntu tuje guhura. karibu twicare tuvuge Okay, fine. sibyo Nta kibazo. ntugire ikibazo twambabariye Inkora hari. Je kureba Christian agaje kureba Derek. karibu please I can explain right No? ase kuki wakuvamira gutya Christian makuru. ni meza esi amasaha tuba twavuganye urengeje iminota Cha nambukiyaje nyine iba yabaye nyinshi. so tutakinyika okay kubyo utabana best friends if I wronged Nkuye you muri mood pe. ihangane Nkuye muri mood nje kungurira none ndeze. nase je wamburanye iki ntago nakuguriye bro anyway Christian nta kintu cyo kuvugana Derek. Nukuri kw'Imana. dore witware neza sibyo tesi Darida makuru bite Taba. baby how are you Darida Christian ko wampamagaye se igitaraganya bimeze bite? Ah, Nkaba mbona mbere na mbere mbanje mbanje kubashimira kwitabira ubutumire bwanjye ndabashimira yitwa Tesi ngira ngo wigeze kumubona uriya yitwa Darida nawe nizere ko wamubonye ntimuziranye cyane ariko murazira byawe byose amasura mwarabona mubonye ku mafoto n'ubundi mbere nayo mubonye face to face. ku mafoto ntabwo wigeze umubona Oya namubonye ku mafoto kuri graduation ya Derek nyine. ntabwo wigeze umubona mu rugo nawe ntabwo wamubonye namubonye nyine by'amahusho urumva hari hagiye mu gitondo kare. Anyway. Uko umuntu asa mu kirori nuko aba asabyutse ntabwo ari meza cyane. ntacyo icyo nababwira cyo ni kimwe nifuje ko duhura Ansabe amazi yo kunywa se. amazi Reka bampa yanjye. Wampaye amazi. ese nta kintu mfata ikintu nababwira nifuje ko twongera guhura numvise ibyabaye ariko numva ko ibintu bitarangira gutyo nifuza ko mwakongera guhura na Derek akabasaba imbabazi ibyo yakoze byose sibyo mu mwihanganire buriya aragera igihe cyo kuza kubasobanurira uko ibintu bimeze bakoze buriya araza kubasobanurira ukuntu ibintu byagenze byose kandi niteguye ko muri bwitware neza nta kindi kibazo muri bugire sibyo Tesi gabanya umujinya ndi kukubona mu maso Ese Christian ko wagambaniye ko wampamagaye mu nama utangije. Ubuze yuko ari akadiro kwihutirwa tugomba kuvugana n'abantu. njye numvaga nshaka nta kindi kintu cyari gutuma nguhagurusa mu ariko nta kundi pe mwihangane ni uko nguko nari nabiteganyije munyihangane Njye ntabwo narizi ko duhure na Derek. Wagombaga kubimbwira ukambwira ati ibi nibyo bigiye kuba.
Desi munyihanganire sibyo we ko twe twavuganye ngo uraza ufata akantu dusangire ukaba nta kantu usaba kubera ko ari wowe nyine ndabyumva narebe ndabikora. Okay. So ubwo rero icyo nabatumirije nashaka ngo Derek yisobanura impamvu y'icyabaye sibyo Derek abantu bababwira iki ko babasobanurira iki ko numva nashaka ko mushwana cyangwa ubwo mutandukanye. mu by'ukuri no kubareba mu maso yumva bidakwiye. First of all, I want to say I'm sorry. Mbabarire ariko ntabwo turi abana ndabakunda. I love them so much. I love you. Ndabakunda cyane uko iyo umuntu atarajya mu rusengero ngo amanike icyakwaha aba atarahitamo. Mwari mukiri mu igeragezwa. Igeragezwa y'ivana ni mu kazi. No mu rukundo bibaho. According to me, njye uko nkora ubuzima bwanjye. Mwese nemba ndebe byibuze mbashyire kuri scale ku munzani. Ndebe ubona ahitamo. Gabanya uburakari, please, gabanya uburakari. Okay, Derek. Icara. Amezi 6 tumaranye. Icara. Uretse gato, Derek. Ushaka kumbwira cyangwa ugakura umwe mu rujijo cyangwa ukabakura mu rujijo bose cyangwa ukagira ikintu babwira muri abakobwa babitamo cyangwa uhisemo kugira ngo hari umwe uri mu buyobe sibyo muri abakobwa uhisemo bose bambereye aho agaciro bro. Birangoye bishoboye nabarongora ntabwo bishoboka. Warambeshe. Twabana imyaka ine. Derek bibatera emotion hari uri gutera emotion kandi atakagombye kumera gutya. I love you Tesi. Wahitamo Tesi. It's you. No, nta kintu nshaka kumbwira umaranye imyaka 4 n'uyu mukobwa. Ntazi utigeze usobanurira. Turi mu igeragezwa. Gute hemukira umuntu mumaranye imyaka yose ukambwira ngo njye uzankunda. Tesi, no, life is different out there. Life was good with you. Ntabwo mbyitayeho. Tesi, teneza. Mwana uri heartless. Tesi ufite umutima mwiza. Ndagukunda. Ntabwo njye gukunda. Tesi, please don't leave. It's fine. I can explain, babe. Warambabaje. Let me explain. No. Just for once. Come on, icara. Ibi byose n'ababyitera, sibyo? Icara, reka ibyo ngibyo urimo. Subira hano ku ntebe wicara. Derek, ibintu kucyumva wabikora. Umuntu w'umugabo kucyumva wabikora. That's not me, bro. Nahindi Satana arafata, you know, sometimes ari ukuntu imyuka mibi nanko wanje byamubayeho gutya. Urumva biri mu muryango mbabarire pe. Basi nawe twamaranye imyaka 4. Mbabara muza Maria basi. Derek mbabarira sibyo? Nago nigeze nkubahuka mu buzima mu myaka 4 tumaranye. I know. Udatuma nkubahuka sibyo? Kandi atari icyo kintu nari ngambiriye. Ndikosora. Nakoze uko nshoboye, nakweretse ko ngukunda ntiwabiha agaciro sibyo? Urisiga wakunze haraba wandutishije. Ni wowe. Ugumane nabo. It's you. Nabana n'umugabo utagira amahitamo. I'm ready to sacrifice everything. I promise. Mbabarira reka ntambuke ngende. Basi uza amabi yanjye twararuhanye imyaka 4. Please. I need you back. Yuza buzi ko twaruhanye, wari ko warabihaye agaciro. Nago warabonye ishitamba ngute n'urwo wari wambaye. Please. Ntacyo tamaye pe, I promise. I'm ready to change and be a good man. Ariko reka nkubwire. Ubu iyo ntaza kubona amakuru ngo banyoherereze ifoto y'umukobwa wicaye muri graduation, nanjye ngo nagiye ngo kuri terre ngo gukorera urugo. Ngo turitegura kuzabana. No kuvuga ngo iyo ndenze irembo uhita ubona abandi baza kwicara mu mwanya. Bivuga byose ushaka, I promise you ko ndi mu makosa ndabyemera. Derek sinigeze I'm changing. Mbabarira Derek sinshaka kukubahuka mu kabari, sibyo? Nakoze buri kimwe nari nshoboye. Nateguye umunsi wawe mukuru, umutegura umukunzi, urumva?
fagitire na contribute uko byashobokaga nari mbizi yuko uri muri crise icyo gihe ariko urangije umaze kubona ibintu byose bimeze neza ugira abandi undutisha ntiwigeze umpa agaciro ntabwo wigeze umenya yuko ndi umugore w'agaciro kuri wowe ukeneye rero kuko utari unkeneye wabonye abo ukeneye sibyo wabonye abo ukeneye ntabwo twariseriye pe sinshaka kukubwira nabi umutima wanjye wagize igihe cyo kugukunda ariko ubu umpaye impamvu yo kukuzinura sibyo mwisiga reka dusezeraneho neza ugumane ubuzima bwawe nanjye ngumane ubwanjye warakoze imyaka 4 y'imfabusa irahagije sibyo warakoze cyane ndagushimiye nta kindi nakubwira gusa wagize umutima icyo nagusabira ni kimwe Imana yo mwijuru izaguha amahoro y'umutima kuko nzi ko wowe ubwawe ntayo wabona kubwa ibyo wakoze bye ambare Dari Daida come back please Ngwino what is this nta kintu ihangane bino bintu niba wabyiteje sibyo ni ikibazo cyabwira buri mugabo wese urumva ariko uburyo akitwaramo nibyo bituma abona icyo ashaka ihangane nta kintu na kimwe yigeze anyuma nta kintu na kimwe yani nyuma kuki utabimenye life bro yamaye ubuzima tuzi uzabona indi ariko aba warabahemukiye sibyo umukobwa mbonye amezi 6 ni gutanirwa kunyihanganira pole sana hanyuma umukobwa maranye imyaka 4 akazaho kanyihanganira byibizananganirije ubuzima she's a wife material bro tandukanya slay queen na wife material from today pole man uzabona undi nta kintu Darida yanyemye man birthday yarayikoze ariko sinzi iki satani gifata abagabo I don't know Gikamye bro bose ndabahombye bureba wari ndakubwiye ngo bahamagare nzi ko ngiye kubahuza se oya mani ibyo gigene bikore mbagore bawe ntukabikore kuri njyewe turumvikana jye ubikora ku bagore bawe mani kandi ngubu twasereye iyo utabahamagara nanjye ubu nakuvaho nkigenda oya je nushaka kumva iki kizi ni gute wifata ugahamagara bari abakobwa hano vuye munsi menye ko hatari byiza gutendeka menye ko umuntu wabanye nanjye imyaka 4 yamndutiye iriya nkobwa ngo nukubera ibibuno ngo ubwo ngo nagiye ngo ufite amataye ngo ni cyana kirekire ngo ni cyana cy'igisirimu bidafite agaciro mu buzima kuva uyu munsi yangane man uzabona undi nta kibaye Darida nubwo atagaruka uzabona undi ntugire ikibazo niwe nshaka nidaba ko bikoze kungira umungarurire man ntugire ikibazo dufaranga twose bamagana dushyiraga kuri iriya nkobwa man kumukubira ubwisa bwa ihangane sibyo bikubera isomo kandi ujye ubwira n'abandi babera isomo ufate umese kamwe sibyo tendeka si byiza ihangane uzabona undi sibyo tuze pfubuze ruguru man until I walk awake, scream my mind, I shout the ground. Muraho neza bakunzi ba Ganza Films nizere ko mumeze neza kandi Imana ibarinze neza reka mbifurize umunsi mwiza icamunsi cyiza ndetse no kuryoherwa na gahunda za Ganza TV cyangwa Ganza Films nizere ko aho muri hose merewe neza uyu munsi filime y'uyu munsi cyangwa se isomo twiga uyu munsi nkanjye Derek cyangwa se n'abakinnyi bose dukinana nayo munyarwanda uri kureba Ganza Film no kugira ngo abasore twege kunyurwa tunyurwe urubyiruko twege kunyurwa hari igihe tujye twibwira ngo impamvu umusore ngo abari fite abakobwa babiri ngo bari kubashyira mu igeragezwa ngo mu gihe ngo ataramanika mu cyakwaha ngo akajya ku idarapo gutya ngo akamanika icyakwaha ngo cyo gihe batarahita ngo abandi bose bari mu igeragezwa reka twige kunyurwa kuko uyu munsi twabonye ibyambayeho twabonye ibyabaye kuri njyewe byanangije mpombye ejo utazahomba ukabura iyo ufata niyo ureka ukabura umutwe ukabura ruguru ukabura epfo ukabura ruguru ukazisama wasandaye
reka twige kunyurwa n'ibyo dufite, reka twige kubakira mu rukundo rwa nyarwo rw'ukuri, kandi turusheho no kubaka sosiyete muri filime dukina, kugira ngo tubake sosiyete ejo cyangwa ejo bundi uzireba ashobore kugira icyo yiga, bezigire icyo zimumarira. Umunsi wa none kugira ngo waho wicaye n'inshuti zawe ndetse n'abavandimwe, mwicare mutekereze. Ushaka ufite inshuti yawe imeze gutyo, wakwicara ukayitekereza. Ngira ngo mwabonye ibyo Christian yankoreye, yampamagaye. Burya inshuti yawe akenshi ushobora kugira ngo inshuti irakwanga, ariko ibintu yakoze byari byiza, byatumye menya aho nakoze nabi. Ndagira ngo rero dufatanye gusharinga iyi filime y'uyu munsi ndetse n'izindi episodes ziri kuza. Nuyibona isharinge ku mugenzi wawe, ntabwo ubizi ejo ushobora kuba ku buhamya kuri mugenzi wawe, ushobora guhindura ubuzima bw'umuntu runaka. Burya ngo ntawigira. Imitwe ibiri ni ukungurana ubwenge, intoki ebyiri ni ugukarabyanya, ndetse n'ibiganza bibiri birafashanya kugira ngo bifate ikintu bigire aho bigera. Hanyuma ndagira ngo intabire y'uyu munsi mwemere tuyisoreze hano. Mbifuriza ibyiza umuryango mugari wa Ganza Film, aho muri hose, muri Asia, muri Canada, muri West Africa, East Africa, aho muri hose. Today we are learning this lesson. The lesson is about we should learn how to be faithful to one partner. Sometimes boys and girls, or maybe ladies, okay, let me say the youth, they like to, can I call it, praying with their girlfriends' hearts, right? In terms of relationship, you can change that. I think you saw today what happened. The movie was about how to be faithful to one partner. It ended up me sabotaging my relationship with my beautiful with my 4 years girlfriend. Now, the new girlfriend that I had, it has been only 6 months. I took her to my family when I was graduating. She's the new girlfriend. She's the one that I took to my parents, and I introduced her to the parents. So parents, in reality, for them, they knew the first girlfriend, the one that I had in 4 years. So today they see me bringing a new girlfriend. They were shocked. It ended up me not having any. My friend, that is Christian, who happens to be my best friend. So he goes back. He goes back and brings all my girlfriends. Tells them that I want to meet you one by one. They didn't know. I'll be like, what a coincidence. So they meet all together. They meet me. We ended up being together, facing each other, reality, physically, emotionally, and of course, crying. A lot of crying is going there, and we ended up tearing the relationship up. So I don't want you to be that. I don't want you to be that burden. Please make sure that you stay to one and be faithful to your partner, because you never know tomorrow what you might lose, right? Talk to your heart and know what you need. This is Ganza Film, the best episodes yet to come. I love your family, Ganza. Welcome to the show, and this is the first. We're getting started. Share to your friends and family, like, comment, and of course, share, like, comment, and what else? Else is just stay tuned, subscribe. Don't forget to subscribe. Tell a friend to tell a friend that Ganza Film brings you the best episodes in town. My name is Derek, aka the King of Product. Misan.